ubundi cya hafi muri make mbere yari imeze gute? cya hafi muri make mbere ni ahantu utashoboraga kuba waca bitewe n'umutekano mukeya wabaga uhari, kuko ntibashoboraga kuba watambuka uri kuri fone cyangwa ngo ube wahaca nijoro wenyine, ariko ubu uratambuka umutekano ni wose. Yes, ndabasuje cyane aho muri hose, reka mbifurize gukomeza kumera neza aho muri mwese kandi aho muri hose. Mbahaye ikaze kuri Rwanda TV, ngiye ni Ngoma Frank nk'uko bisanzwe. Uyu munsi twasubiye agace ka Cyahafi. Umuntu utazi Cyahafi ni agace kari mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Gitega, ubwo ni umujyi wa Kigali. Ubwo none muri nsobanura wenda nk'umuntu ushaka kuba utuye mu majyepfo, mu majyaruguru cyangwa se mu bindi bice bya Kigali ukaba utazi Cyahafi. N'ubu ngubu niho ndi. Umuntu utazi wenda Cyahafi muri make ni agace kahoze ari agace gasuzuguritse, gafite imiturire mibi, katagira ibikorwa remezo, katagira imihanda, kabamo umutekano mukeya, haba n'isuku nkeya, wenda niko nabivuga. Ariko uyu munsi ngira ngo wenda murabibona Cyahafi ni agace karimo karatera imbere byihuse, abashaka kukitiranya na ka gace ko muri Amerika bita Beverly Hills. Rero n'umwumbuze kari Cyahafi Hills ntabwo naba mbeshye. Rero nagiye mbasabe ko mwakomeza kubana natwe, tugiye kubereka ibikorwa remezo byinshi bitandukanye byubatswe muri kano gace ka Cyahafi. Ni ibikorwa byakozwe mu gihe gitoya kitarenze umwaka. None uyu munsi Cyahafi ni agace wasangamo ibikorwa remezo bitandukanye nk'amashuri, inyubako nziza zatujwemo abaturage, imihanda myiza, amazi ndetse n'ibindi byose. Rero mukomeze kubana natwe, tugiye kujya tubereka ibikorwa byinshi byakozwe. Murakoze.
Yes, nkuko nababwiye ko tugiye kubereka cya hafi, wenda tugenda twifashisha amashusho muri kuntu cya hafi y'uyu munsi imeze. Ariko nanone buriya avuga ngo utazi yava ntabwo amenya n'ahantu ajya. Niyo mpamvu rero twahisemo kuganira n'umujeni wavukiye hano mu cya hafi uhazi cyane, atubwire cya hafi ubundi cya hafi mbere yari imeze gute, atubwire uko yari imeze mu buryo bw'umutekano, wenda uko wari umeze, isuku se, imyubakire n'iterambere, ahenda aze gusoreza tubwira ukuntu cya hafi uyu munsi imeze. Mbega ni ukutubwira uko yari imeze mbere n'uko imeze uyu munsi. Umusore watubwira amazina yawe? Banyita Iranzi Diemeris. Zamura ijwi kugira ngo abantu baze kumva. Witwa Iranzi Diemeris? Yes. Hano niho wavukiye? Yes. Niho wavukiye? Umenye ubwenge ariho utuye? Yes. Mwari mutuye nka hano hafi? Hepfo gutya abubatse fosi. Ahantu bubatse fosi? Yes. Ahantu bubatse fosi, hari iyo fosi ni iki? Zino fosi z'amazi. Okay, fosi y'amazi. None se niba nta kibazo watubwira wenda muri make, urumva warahavukiye, wakuze ufite ukuntu habona, n'uyu munsi ukaba ufite ukundi kuntu habona. Ubundi cya hafi muri make mbere yari imeze gute? Cya hafi muri make mbere ni ahantu utashoboraga kuba waca bitewe n'umutekano mukeya wabaga uhari, kuko ntibashoboraga kuba watambuka uri kuri fone cyangwa ngo ube wahaca nijoro wenyine. Ariko ubu uratambuka, umutekano ni wose, kandi urabona mbese inzira zawe zirimo n'umuntu yagutegaga ntiwirirwaga umukurikira cyangwa ngo ube wamubona ngo ube watabaza unamugufatira. Yego. Kuko yabaga afite nk'icyuma cyangwa televiziyo akaba yayigutera. Yego. Ariko ubu uratambuka nta kibazo, kandi n'iterambere ritugezeho urabona ni inyubako nziza tubamo. Yego. Inyubako nta kintu zitwaye. N'ubu mbere washoboraga kuba wapfa na nyir'inzu, umuriro cyangwa, ariko ubu buri wese yifitiye ibintu bye. Ni ukuvuga ngo mbere inyubako za Cyafundi zimeze gute? Mbere hari akajagari, harimo utuyira duto duto. Yego. Na twa tundi nyine ku buryo umuntu ubyibushye atanyuramo, bisaba kugenda witambitse gutya. Yes. N'umutekano wo wari umeze gute? Umutekano yari muke. Wari mukeya. Kuko washoboraga gutabaza n'umuntu w'aho ngaho ntabe yagutabara. Cyangwa watabara ahubwo akaba ari wowe bashaka. Yego. Ko niba byari ikibazo. Turimo turatembera, twabonye isoko hano hirya. Ese mbere hari isoko ryari riri hano mu cyaha hafi cyane mwahahiraga? Isoko ryari riri kuri etaje yo hepfo mbere ko batangira, ariko igihe batangiriye byabaye ngombwa ko rivamo. Yego. Mbese ryari isoko ryubatse neza? Isoko ryari ryubakiye, ariko ibitanda nyine hari ibintu byimba hatari kuvuga ngo ni isoko rigezweho. Twabonye isoko rya Mazimarket, ariko ntabwo ryari ryatangira gukora. Ririya ntabwo bararifungura. Ubona rizabafasha iki wenda umunsi ryafunguye? Ikintu rizadufasha bizaba ari byiza kuko tuzaba tuhaturiye tuhegereye. Nk'ubu ku rugendo rwo kuba wajya Nyabugogo cyangwa Nkundamahoro. Yego. Iyo ugiye mu Nkundamahoro cya gihe utaye umwanya uvuga ngo ngiye kure, ariko isoko riri hafi ku buryo umuntu azaza avuga ati nkeneye akantu n'umwana muto, ukaba wamutuma ati genda bakumera iki kintu. Nawe se uzafata umwana w'imyaka 9 wowe umutumye Nyabugogo n'iyi mihanda wapi? Urumva ni ikibazo. Urumva ko menshi isoko rizaborohereza cyane. Rizatworohereza mu bintu bijyanye n'urugendo n'ibyo dukeneye tukabibona hafi. Yego. Hanyuma twabonye n'inuza twari duturutse gutya na ruguru nko kwa Richard Kanti,
tubona n'inuza n'ikigega batubwira ko ari icy'amazi. Yes. Ese hano mbere ubundi amazi yarabonekaga neza ko ari meza kandi akabonekera ku gihe? Ya mbere ntabwo yabonekaga nk'uko ubona amazi. Mbese nka mbere twakoraga urugendo rwo kuba twavana wenda tukaba twajya kuri mezi bitewe n'aho robine ziri, cyangwa umuntu yaba ayifite ariko akavuga ati konteri imibare bangeneye yageze, rero sinugurisha amazi, cyangwa yabihitamo gusa akongera igiciro. Yes. Okay. Wize hano mu Cyahafi? Yes. Jesi Kimisagara. Wize Jesi Kimisagara. Kuki tuze mu Cyahafi se kandi no hari? Mu Cyahafi byaterwaga n'ubushobozi. N'ubushobozi. Yego. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu uyu munsi umwana uzavukira hano mu Cyahafi ubona azaba ari umunyamahirwe cyane kubera ko wenda azaba ari mu mazu meza, anyura mu mihanda myiza, ishuri riri hafi, isoko riri hafi. Yes. N'ubu ahandi nta rugendo runini umuntu akora agiye hano mu GS Cyahafi. Yagiye ku ishuri. Kandi n'ubu Kimisagara urabona badushyiremo umuhanda ni ugutambika gusa. Naho mbere yabaga ari ukujya kwambuka amazi yaba yuzuye muri bavuga ngo ni umwana wanjye ajye ku ishuri. Uko bavugaga ati se akagwamo bizagenda. Ariko ubu imihanda irahari, afata umwana akamubwira ati rero ujye ugendera kuri uru ruhande ugenda ugiye ku ishuri. Yego. Yes. Ibyo nabyo ni ibintu by'iterambere kandi mu magambo make ni nk'iki wenda wabwira umuntu? Urabona hari ukuntu abantu bari bazi Cyahafi imbere, hari umuntu wigeze kuntera story ambwira ngo inshuti ze zaramushizeho kubera ko yabwira abantu ko atuye mu Cyahafi. Ubwo abantu ko utuye mu Cyahafi bakumva ko utuye ahantu mbega hari umutekano muke, haciriritse, abona kumva ko udasobanutse. Yes. N'ubu ngubu hari abantu nanjye mura nabo yaba ni nko kuri phone akabwira mugenzi we ati rwose ati uba witonze ngeze mu Cyahafi batabayinwa, kubera yuko azi yuko nyine icyo kibazo cyahabaye, ariko ubu ngubu byarakemutse, umutekano urahari. Yego. Kuvugira kuri phone uvugira ugatambuka we uko ushaka, ntabwo ari nka mbere wabaga utayivugiraho cyangwa gutyo usize nk'umudamu wawe mu kandi kanya gato ukajya kubona baragufashe unamuciyeho rwose n'ibyo phone bakakujyana ku murenge. Ariko ubu nakubwira ngo byarahindutse. Ni ukuvuga ngo abantu n'abatuye hehe no mu zindi karitsiye z'ibyo wumve ko yava muri ako gace akaza gutura mu Cyahafi nta kibazo. Yego. Merci, reka tugushimire, urakoze cyane. Merci. Reka mbashimire ko mwakomeze kudukurikirana. Ngira ngo mu gutangira natangiye mbabwira ko tugiye kubereka Cyahafi. Si ibyo gusa ntitwaberetse, ahubwo twagerageje no kwegera bamwe mu baturage bavukiye hano mu Cyahafi ngo banatubwire ukuntu Cyahafi imeze. Ngira ngo mbese ko hari umujeni witwa Merci watubwiye ko yavukiye hano mu Cyahafi, atubwira ukuntu Cyahafi imbere yari imeze n'uyu munsi ukuntu imeze. Atubwiye ko Cyahafi imbere umutekano wari muke, kutashoboraga kuba wahatambuka umwe avugira kuri telefoni, byari bigoye ko nta n'imihanda yari ihari, ko utuyira twari duhari, ariko akayira gasaba ko umuntu aba atabyibushye, ku buryo iyo ubyibushye nyine ugenda witambitse. Ariko uyu munsi nk'uko mwagiye mubona Cyahafi irimo imihanda myiza, hatuyemo abantu bafite amamodoka meza. Ni ukuvuga ngo Cyahafi yarahindutse, wenda izina ryagumye ari rya rindi, ariko Cyahafi yarahindutse. Usibye ko hari n'uwatubwiye ko Cyahafi imbere ngo bayitaga Dobandi, ariko ubu ngubu ryavuyeho. Impamvu yitwaga Dobandi ni uko nyine hari ikibazo cy'amabandi menshi cyangwa se umutekano mukeya. Amazi yari ikibazo, umuriro wari ikibazo, imiturire yari ikibazo, guhaha byari ikibazo. Ariko uyu munsi Cyahafi ni agace navuga ko gateye imbere pe, ni agace buri muntu wese yakifuza kuza guturamo. Njye nagiye mbitegereza
nagiye mbona ko hari n'abakire aya mazu y'amaparitema y'amataje bubatse, ubona nyine harimo umuntu uparitse imodoka ya vewiti, imodoka z'akazi, abantu baba bafite nk'akazi batahamo hano mu mazu cyangwa se bari hano mu cyaha hafi, urumva ko ari ibintu byiza. ngira ngo yigeze kubabwira hari umuntu wambwiye ngo inshuti zawe zaramushizeho ko akabwira ko ataha mu cyaha hafi, bakumva ko ashaka kuba ari igisambo cyangwa se akumva ko aciriritse, ariko uyu munsi cya hafi ntabwo ikiri ikimwaro, ahubwo uyu munsi cya hafi ni ishema rya Nyarugenge, ni ishema ry'u Rwanda kandi ni n'ishema rya Afurika. Turimo turatera imbere, cya hafi ni agace nakifuriza buri muntu wese kuza kubamo, ngira ngo nk'uko mwagiye mubibona tuzagenda dukora n'ibindi biganiro. Umunsi bafunguye isoko, ngira ngo nimwe mwarireba ririya soko ni irya Mazi Market, izi ni za apartema, ngira ngo murabibona. Cya hafi ni agace keza cyane, nabwiye ko hari hakurya wahindukiza kamera ukahabereka, hariya ni Nyabugogo, ni Nyabugogo watambutse ukabereka hariya gutya ni Nyabugogo, ngira ngo urimo murahareba. Noneho ugarutse gutya hano ninuza ni Kimisagara, dore kuri Maison de Jeunes, cya kigo urubyiruko rwidagaduriramo, hano ni kuri Maison de Jeunes. Noneho hakurya hariya ni Nyamirambo, ngira ngo murimo murahabona ari umusigiti wo kwa Kadafi, ndakeka ari umusigiti wo kwa Kadafi. Noneho hano ruguru gutya ni uko wenda hari amashyamba mutarimo murahareba gutya. Hano ruguru ni mu mujyi ahazwi muri centre y'umujyi nyine, hano ruguru ni downtown. Ngira ngo rero nk'uko mubibona cya hafi ni agace nyeka ko ari nayo mpamvu bakise cya hafi, ko kaba hafi y'ibintu byinshi. Rero ngira ngo mwahabonye cya hafi, nagerageje kuhabereka, wenda namwe muraza kugenda mugira ukuntu mutubwira muri commentaire. Cya hafi ni agace kahinduye amateka, ntabwo ari yandiye cya hafi ya kera muzi, ahubwo ni cya hafi uyu munsi, agace karimo karatera imbere ku rwego rudasanzwe. Bino byose mubona bikozwe mu gihe gitoya kitarenze umwaka, ngira ngo n'igice, byose bikozwe mu gihe gitoya cyane. Rero mukomeze kubana natwe, njye nari Nkuringoma Frank kuri Muntu Rwanda TV.